Ibi bihugu kari birindwi byishyize hamwe nyuma yaho mu mwaka wa 2019 byemeranije guhashya malaria bifatanije kubera ibimenyetso byari bimaze kugaragara yuko ibi bihugu byose bikomeje kwibasirwa n'iki cyorezo, aho abaturage b'ibi bihugu bahuraga n'ingaruka ziturutse ku kuba ari ibihugu bihuza imipaka. Aha niho Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Ngamije Daniel avuga ko ari iby'ingenzi kukuba ibihugu byarageze kuri ubu bufatanye. Iyi gahunda yo kurwanya malaria mu karere kacu ikubiyemo igikorwa cyo kwegeranya ingamba zose zo kurwanya malaria ku mipaka kugira ngo duhurize hamwe imbaraga n'ibihugu duturanye kandi tunoze gahunda yo gukorera hamwe, kuko kenshi wasangaga igihugu kimwe gikora gahunda yacyo ikindi kigakora yacyo iduhurize hamwe, kandi umubu ntabwo ugira umupaka. Ushobora gutera imiti yica imibu mu mazu ya hano Kirehe hakurya hariya batabishyize kuri gahunda, ikaza kwambuka ikajya Rusumo Burundi ruhande rwa Tanzaniya. Nyamara iyo tubyumvikanye hamwe gahunda zose tuzikorera hamwe, ni ukuvuga ngo gutera imiti yica imibu mu mazu, gutangaza inzitiramibu no kuziryamamo neza, kuvura malaria twifashishije imiti ifite ingufu, kuko hari usanga hari imiti yacitse intege ari ugasanga mu gihugu kimwe baracyayikoresha abandi bakoresha iyindi. Abagenzi kandi ubwo niko bakora ingendo, abashoferi abajya gucuruza, ugasanga rero kudakorera hamwe ibikorwa twumva twese bifite ingufu zinganya bifite ingaruka mu gutuma malaria tutayirandura muri kano karere. Dr Godwin Mole, Minisitiri w'Ubuzima wungirije mu gihugu cya Tanzania, avuga ko kubw'ubu bufatanye hari icyizere ko bazarwanya malaria igacika igashira. Agashimira u Rwanda rwabashishikarije n'umuhate warwo mu kuyihashya. Ndashimira Abanyarwanda. Abanyarwanda ni abantu beza, by'umwihariko nkashimira uburyo muhanganamo no guhashya malaria, ndetse mwishimira uburyo mwadushishikarije kwishyira hamwe nk'igihugu duhana imbibi ngo duhangane n'iki cyorezo kitwugarije ari cyo malaria, kandi twizeye ko bizagenda neza. Impamvu rero bizagenda neza, urebye nka bagenzi bacu bo muri Kenya turegeranye kandi namwe muregeranye. Rero tuzaganira nk'ibihugu biri muri Afurika y'Uburasirazuba, ariyo mpamvu Kenya nayo iri hano. Tuzaganira uburyo tuzashyamo malaria. Ibi kandi birareba ibindi bihugu birimo Kenya, Uganda, Kongo, natwe Tanzania ndetse n'u Rwanda, kuko hose hazajya hahurizwa amakuru. Kikitokea chochote huku kwetu Tanzania au kwenu Rwanda, tunakuwa na center ya information. Ni mu gihe kandi na Minisitiri w'Ubuzima muri Kenya Dr Rashid nawe ashima ubu bufatanye. Uyu mushinga uribanda ku kibazo twese duhuriyeho ari cyo malaria. Ni ikibazo twese duhuriyeho kandi iyi ndwara ifite ibituma yandura. Icyo kwitaho muri uyu mushinga ni ukumenya icyo twakorera hamwe twese ku mipaka yacu. Ndatekereza ko ibi ari ingenzi kuri twese kuko biganisha ku kubona umusaruro mwiza. Ibi kandi bizadufasha mu gukomeza umubano wacu nk'ibihugu bihana imbibi mu kubasha gukemura n'ibindi bibazo. Ubu bufatanye bw'ibihugu mu guhashya malaria buzageza mu mwaka wa 2025, aho ibi bihugu byizera ko icyo gihe malaria izaba imaze guhashywa ku rwego rwo hejuru, bikazasiga kuri buri mupaka hubatswe ivuriro rito cyangwa se poste de santé mu rwego rwo gupima umuntu wese winjiye mu gihugu ajya mu kindi. Ndi Demokrasi Eric, Prime TV, ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania mu ntara y'Uburasirazuba. Kurwanya